Ikaze kuri Iga Excel. Uyu munsi tugiye kureba uko ukora zimwe muri formats z'ingenzi. Turifashisha urugero rw'umuturage w'umuhinzi kandi w'umushakashatsi. Tugiye gukora fomu yifashisha abika amakuru ajyanye n'imihingire ye, aho yuzuza igikorwa yakoze umunsi ku wundi, akuzuza niba imvura yaguye ndetse n'ikigero yaguyeho, ndetse akanuzuza igipimo cy'ubushyuhe cy'uwo munsi. Ibyo kubarura ingano y'umurima we n'ingano y'imbuto atera mu murima we katuvuge ko byo yabibaruye mbere. Muri iki gihembwe azi neza imbuto agomba gutera mu murima we. Muri iki gihembwe ahubwo arashaka kwiga ku isano riri hagati y'imikurire y'imyaka ye n'imihindagurikire y'ikirere, yifashishije amakuru yakusanyije ku giti cye. Reka dutangire twubake iyo fomu. Turatangira twandika itariki. Tugiye gushyira amatariki mu nkingi columns. Amatariki agize igihembwe cya mbere cy'umwaka. Reka dukoreshe formule ya sequence itwuzurize amatariki mu nkingi 90 ihwanye n'iminsi 90 igize igihembwe. Iminsi 90 ubwo ni amezi 3. Reka dukoreshe function ya sequence. Bihwanye sequence dufungura kugarizo dushyireho rimwe, iyi rimwe niyo kubwira Excel ko turakoresha row imwe, turakoresha umutambiko umwe. Hanyuma 90 ni inkingi, turakoresha inkingi 90 twuzuzamo amatariki. Inkingi 90 ihwanye n'iminsi 90 y'igihembwe cyacu. Naho dufungura kugarizo tumenyeshe Excel ko ari date tugiye kuzuzamo, dufungura kugarizo dushyiremo itariki tugomba gutangiriraho. Turayishyiramo gutya, umwaka, ukwezi, itariki. Hanyuma dufunga kugarizo, dushyira akabago, dushyireho umubare wa sequence, ni ukuvuga ngo iragenda isimbuka itariki imwe uyu munsi, ejo bundi, gutyo iragenda isimbuka rimwe. Dufunga kugarizo twemeze formule yacu. Amatariki ahita yiyuzuza mu nkingi cyangwa kolone 90 nk'uko twabishakaga, uretse ko amatariki aje muri format ya general aho kuba muri date. Reka tubanze dusoze kuzuza cyangwa kubaka fomu. Kubikosora turabikosora nyuma dukora rimwe format zose. Muri kolamu ya mbere rero ya A turuzuzamo ibikorwa bijyanye n'iminsi y'igihembwe. Turuzuzamo wenda tuvuge kurima, gusanza, gutera imbuto, kubagara, wenda reka tugarukiraho. Hasi tuhashyire amakuru ajyanye n'imihindagurikire y'ikirere, imvura, igipimo cy'ubushyuhe cya dogere Celsius. Dore ko ubu ngubu hariho n'ama application muri smartphone atanga aya makuru. Fomu yacu ubu tumaze kwiha ishusho ikwiriye mu buryo bw'ibanze. Reka tuyinoze cyangwa tuyikorere formatting. Imitwe y'amagambo turayinogereza ibara irushaho kugaragara neza. Hanyuma duhitemo imitambiko yose irimo amatariki dukoresheje inzira ya bugufi, shortcut. Turahitamo cell ya mbere, hanyuma dukande buto ya control n'iya shift, dukomeze tuzikanze, hanyuma dukande buto y'icyerekezo cy'iburyo kugira ngo Excel ihitemo amacells yerekeza aho dushaka guhitamo, select. Mwibutse ko Excel ihita ireba ahari amakuru hose, akaba ariho igarukira. Hose hatarimo amakuru yahitamo inkingi zose ziri muri worksheet, yahitamo uwo mutambiko wose kugeza aho ugarukiye. Aha tumaze guselectinga, reka dushyire muri format ya long date, amatariki ahite aza. Noneho tugiselectinze, reka tujye kuri commande ya alignment, duhengeka amagambo kugira ngo tubone uko twegeranya inkingi, tugabanye umwanya uri mu nkingi. Ni munini ntabwo tuwukeneye, kandi ikindi inkingi z'igihembwe cyose ni nyinshi, ibi biradufasha kugabanya ubunini bwa sheet yegerane, bashe kuzibonera rimwe zose cyangwa izihagije nyinshi. Twongere duhitemo inkingi zose kugira ngo tuzigabanyirize ingano rimwe. Reka duteremo akarangi k'icyatsi ndetse tuzitire amaseruzi n'imirongo icagaguritse, borders. Aha naho dushyiremo akandi kabara ndetse tuzitire amaseruzi n'umurongo usanzwe. Mu tuzu tugomba kuzuzamwo amakuru ya buri munsi naho dushyiremo imirongo icagaguritse. Uyu murongo ugabanya ibyiciro by'amakuru uyu muhinzi ashaka gukusanya tuwushyiremo akabara kijimye kugira ngo imbonerahamwe yacu irusheho kugaragara neza no gusobanuka. Hanyuma imitwe y'amagambo reka tuyishyire muri cell imwe, tuyigabanyishe umurongo uhengamye, diagonal border, birusheho kuba imbonerahamwe isa neza. Iyi kolone yari irimo umutwe w'itariki tuyisibe kuko ntacyo ikimaze. Ubu rwose ifomu yacu yo gukusanyirizamo amakuru y'ubuhinzi bw'uyu muhinzi w'umushakashatsi turayisoje. Reka twuzuzemo amakuru yigerageza turebe uko byaba bimeze.
Hano ku gikorwa cyo kurima turareba itariki yose habayemo kurima dushyiremo 1, aho tutarimye dushyiremo 0. No ku bindi bikorwa niko turi bubigenze. Nyuma y'igihembwe tuzateranya dukora impuzandengo n'ubundi busesenguzi budufasha gukura amakuru afatika mu buhinzi bw'uyu muhinzi nyuma y'isarura cyangwa nyuma y'igihembwe. Aho tugomba kuzuza amakuru ajyanye n'ingano y'imvura yaguye, dushobora kwikorera fomati yacu igihe wujujemo imibare igahita yongeraho ikimenyetso cya mililitiro, nko kuvuga ko ariyo unit. Mililitiro, ibyo turi kureba biri muri mililitiro. We are customizing our format. Murabona ko dukuriye ngo twuzuze n'ahandi cya kimenyetso kirakomeza kikaza, cya kimenyetso cya mililitiro bikikora. Uretse ko hano imvura itaguye iminsi yose uko yikurikiranye nk'uko tubikuruye, ariko uru ni urugero turi kwifashisha. Uyu muhinzi we azabyuzuzamo uko bigiye bimeze. Buri munsi azajya mbere yo kuryama azajya amakinga sure ko yujuje amakuru y'uwo munsi. Ikibazo cya format ya custom nuko imibare yayo utayikoresha muri formule. Formule yabaye nk'inyandiko. Dushaka guteranya amakuru ntago byakunda, nkuko iyi formule ya random between itarimo gukunda kandi ubundi yari irimo gukunda, nuko iri kubona amakuru yahindutse atakiri imibare. Birumvikana kandi ubu dushobora kuzuzamo imibare gusa tukazirikana ko ari ingano y'imvura muri mililitiro, cyangwa tukaza gushyiraho ikimenyetso cya mililitiro nyuma twamaze gukora amaformule. Nyuma yo kuzuza aya makuru rero dushobora kuyakorera ubusesenguzi butandukanye bushobora kuduhishurira isano riri hagati y'umusaruro w'icyo gihembwe n'imihindagurikire y'ibihe byabayeho muri icyo gihembwe. Amakuru arambuye asesenguye yumvikana, bitari byo kuvugira ku makuru kuye mu mutwe nta bipimo watanga cyangwa ngo ugendereho. Ibyo mugahita mwumva ko ari ibintu by'ibisirimu kandi by'ubwenge. Dushobora no gukoresha conditional formatting izajya ihindura ibara rya seru igiyemo 1, nko kugira ngo tujye tuhita tubibona vuba aho ibikorwa byakozwe. Bityo bizajya byorohera uyu muhinzi guhita abona ahari amakuru akeneye mu mbonerahamwe. Turahitamo amaseruzi yahagenewe kuzuza amakuru y'ibikorwa by'ubuhinzi, hanyuma tujye kuri command ya conditional formatting, tuyifungure, tujye kuri highlight cells rules, dukomeze no kuri text that contains, tuyikandeho hafunguka akadirishya k'amabwiriza. Hano twuzuzemo 1, bivuze ko aho iri bubone hose 1 mu maseries twahisemo selected, irashyiramo ibyo tugiye kuyisaba hano kuri format with. Green fill with dark green text, ni ukuvuga ko iyo seru iri bushyiremo ibara ry'icyatsi kandi umubare wa 1 uraba wanditse mu ibara ry'icyatsi kijimye, dark green. Twemeze noneho. Murabona ko ariko byagenze. Aho dukuyemo 1 n'amabara avamo, aho tuyishyize amabara akaza. Ariko twadetsemo bindi bitari 1 nta cyahinduka, nkuko harimo 0 nta cyahindutse. Murabona cyangwa se murumva ko conditional formatting ari igikoresho cyiza cya Excel. Ikindi, iyi form dushobora kubona itatunyuze mu buryo igaragara, tukaba twatekereza kuyicurika cyangwa kuyihindura uko igaragara. Reka tubikore turebe itandukaniro. Tujye gukoresha igikoresho cya transpose. Transpose igufasha guhinduranya amakuru hagati y'imitambiko n'inkingi. Ni ukuvuga ibyari bikurikiranye mu nkingi bigakurikirana mu mitambiko, n'ibyari mu mitambiko bikajya mu nkingi. Ubu urabona ko bisa na ya form twahoranye tweguye tukayihagarika. Transpose nayo ni imwe mu bikoresho byiza bya Excel. Hano rwose umuhinzi aba afite amahitamo 2 yo guhitamo form imunyuze, akazi ke kakagenda neza. Uyu munsi rero reka tugarukira aha ngaha, nizere ko ari cyo mwungukiye muri iyi video, ariko nkaba mbasaba gusubscribinga, kurikinga no gukomentinga, mumbaza ibibazo cyangwa se mumbwira, mumpa ibitekerezo by'uko narushaho kubaha ibintu bibagirira umumaro. Murakoze, aho ubutaha.